Zina nitwa Lewis Irakoze nkaba niga mu rwunge rw'amashuri rwitiriwe Nyina Jambo Kibeho giherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru. By'umwihariko ikigo cyacu kidufasha kugira umutima mwiza ndetse n'umutima w'urukundo, aho usanga mugenzi wacu wagize ikibazo cy'amafaranga y'ishuri, twebwe nk'abanyeshuri tugira hamwe dufata kuyo ababyeyi baduhaye kwifashisha ku ishuri, tukegeranya tukara ko twamubonera minerivare maze nawe akabasha kwiga neza, aho buri wese yiga atekanye kandi yumva nta gihunga afite mu mutima, bigatuma abasha kwiga neza. Ikindi nk'inzozi zanjye mfite inzozi zo kuzaba engineer, by'umwihariko mu bukanishi bw'indege. Ikigo cyacu kidufasha binyuze mu kuduha ibikoresho dukenera muri projet, aho dukora pratique neza, bigatuma tubasha kumenya kunguka ubumenyi mu bijyanye na pratique, aho bituma tuzaba competent, aho tuzashobora guhura n'uvuye muri TVET akongeye n'izi science, tukaba twabasha kugera ku rwego rumwe, kuko ikigo kidufasha kuba kwinvolvinga muri practice cyane, bigatuma tubasha kugira ubumenyi bwishi. Ikindi navugaho nuko tugira abashyitsi ba NESA, by'umwihariko kenshi na kenshi muri bino bya PBA, bigatuma baduha inama nziza bakanatwerekera uburyo tukwiye kubikora. Ikindi mu minsi ishize twagize abashyitsi baturutse ku rwego rw'igihugu, aho baje bakadusura muri field zitandukanye, haba mu burezi, isuku n'imyitwarire. Ibyo ngibyo bikaba byaradufashije ko baduhaye inama, bakatwereka aho tugeze dukora, then bakaduha n'icyo dukwiye gukora kugira ngo tubashe kwimakaza ireme ry'uburezi neza, aho badushishikarije kwiga cyane nk'abanyeshuri, tukumvira n'ubuyobozi bw'ikigo, then n'abayobozi bacu bakatwizeza ko bazaguma kutuba hafi. Ibyo ngibyo rero bikazatuma tugira ejo hazaza hacu heza. Murakoze. Nitwa Mukundwa Ange Nedesh, niga mu wa gatanu combination ya physics, chemistry and biology. Ikigo cyacu kidufasha guteza imbere ireme ry'uburezi mu kwimakaza. Nyine tugira ama clubs agiye atandukanye, harimo club ya languages, nubwo ikigo cyacu kimakaza ama sciences mu kigo, ariko nyine kikadushishikariza no kumenya indimi, aho twiga français na English n'izindi ndimi zigiye zitandukanye, kugira ngo bizadufashe yenda niyo wajya gukorera ahandi cyangwa ukabona nka scholarship ahandi bitazakugora. Ikindi nuko ikigo cyacu kiduha umwanya uri extra, nyine nyuma y'amasomo wo gusubiramo amasomo twize no gukora yenda ibyo twize tukabyaplika tukabishyira mu buzima busanzwe, kugira ngo ibyo twize bitaguma mu makayi gusa, ahubwo tugende tujyana n'andi ma competencies na application tugenda dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze. Amazina ni Akanziga Penelope, niga muri 5e PCB mu kigo cya Groupe Scolaire Made Verbe Kibeho. Ikigo cyacu kidufasha ibintu byinshi mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Muri ibyo byinshi navugamo kimwe nka laboratoire zihari zidufasha kuba twamenya ama solutions agiye atandukanye n'ama chemicals, tukanayivanga tukamenya yenda reaction exothermic cyangwa se endothermic n'ibindi bigiye bitandukanye, bikanadufasha no gukora PBA baduha, bizadufasha kuba twatsinda ibya leta tukajya no muri kaminuza tugakomeza gukora neza nk'uko babidutoza. Murakoze. Nanjye muzina nanjye nitwa Gatabazi Ernest, nkaba niga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye ishami rya PCB. Ngendeye ku byo dukenera hano mu kigo kandi bidufasha guteza imbere ireme ry'uburezi, ngendeye ku ntego zanjye nifuza kuzaba docteur. Ikigo kikaba kidutegurira amakwizi atandukanye, harimo quiz bowl, manda test n'andi mateste atandukanye. Kikaba kidufasha ndetse no guteza imbere uburezi busanzwe mu kigo, no kwitegura ayo makwizi nyine akaba anadufasha kwitegura examen tuba tugomba kuzakora.
ikigo kidufasha ibintu byinshi mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Nko muri ibyo ngibyo icyo ridufasha, ngendeye nko ku ntego yanjye, ndifuza kuzaba heart surgery cyangwa se umuntu uvura indwara zijyanye n'umutima. Rero icyo ikigo kidufasha kiduhereza aba counselors cyangwa se abo nakwita abajyanama. Abajyanama badufasha, batugira inama zigiye zitandukanye, abafite ibibazo bakatuganiriza. Ibyo bikaba bidufasha kwiga neza dutuje, nta stress dufite cyangwa se nta bindi bibazo twumva bitubangamiye byatuma tutagera ku ntego zacu. Murakoze. Ikintu nyine ikigo kidufasha harimo nko kutwigisha ibintu twakoraga nko mu rugo, kuko nyine hari igihe haza abantu twakoraga nk'imirimo mu rugo nk'isuku, twagera ngaho bakabidutoza. Hari byinshi ikigo kidufasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi, harimo kuduha ifunguro. Ikigo kiduha ifunguro ryiza rihagije rifite isuku, aho buri gitondo tuba tugenewe breakfast, bakaduha ibikomoka ku matungo, bakaduha n'ifunguro ririmo imboga n'imbuto, tukabasha kwiga neza nta kibazo cy'inzara dufite. Murakoze. Ikigo kidufasha byinshi, ngendeye ku bw'inzozi zanjye zo kuba umudogiteri w'ibijyanye na urology cyangwa kuvura indwara z'ubugabo. Ikigo kimfasha nyine kuba cyama discipline nzima, ikamfasha kuba nazabasha kuba nafasha abarwayi cyangwa kubitaho neza, mbaha nk'indangagaciro nyarwanda muri rusange. Murakoze. Ikigo cyacu kidufasha ibintu byinshi mu guteza imbere ireme ry'uburezi, harimo kuba dufite club, harimo club yitwa Atisida, club ni Nyampinga. Izo club zidufasha mu bintu byinshi, harimo kutuganiriza ku buzima bw'imyororokere. Ibyo bikaba byadufasha kuba nta muntu wadushuka cyangwa se abe yatuyobya, bikadufasha kuba twagera ku ntego zacu. Uretse n'ibyo ngibyo, no muri chemistry twiga gukora amaproduit atandukanye, harimo saponification, aho dukora amasopu cyangwa isabune. Ibyo nyine bikaba byagufasha kugera ku ntego zawe ndetse no gukora ibindi bintu byinshi. Murakoze. Nkanjye nk'umuntu wifuza kuzaba umupharmacist, ikigo kidufasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi, aho kiduha umwanya wa research ndetse n'ibikoresho nkenerwa nk'amakompiyuta ndetse na internet, aho tubasha kuvumbura ibintu bishya bizadufasha kugera ku ntego zacu ndetse bigateza n'imbere uburezi bwacu. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Azawene Anne Marie, nkaba niga mu wa 5 PCB. Nkanjye nk'umuntu ufite inzozi zo kuzaba umuganga, ikigo kidufasha ibintu byinshi mu guteza imbere ireme ry'uburezi, harimo nko kutwigisha gukoresha competition, tukamenya ko tugomba guhatana kugira ngo tugire ku cyo twifuza. Uko tubizi twese hano hanze, ibintu ni uguhatanira icyo ushaka kugeraho. Hano rero bakwigisha ko ugomba gukorera icyo ukeneye. Murakoze. Murakoze. Nitwa Munishamak Anton, niga muri 5 PCB. Nk'uko intego yanjye ari ukuba umu ophthalmologist cyangwa umuganga ushinzwe uvura amaso. Ikigo kiduha ibyo dukenera byose mu myigire yacu, cyane cyane navuga nk'ibitabo. Dufite isomero ridufasha nyine kubona ibyo bitabo. Ibyo bitabo bikatwongera ubushobozi bwaba ari ubwo gusoma, tukabona n'amakuru mashya ku bintu bitandukanye. Nk'urwo rugero byamfashije mu kuba nabona nyine nk'iyo idea yo kuba naba umu ophthalmologist, kuko nahuye n'igitabo cyabivugagaho, numva ko ari interesting fact yatumye binyankuraja bingeza kuri iyo ntego. Murakoze. Murakoze. Nitwa Nayo Gisubizo Sylvie, niga mu mwaka wa 5 ubugenge, ibinyabuzima n'ibinyabutabire. Mu by'ukuri ikigo kidufasha byinshi mu guteza imbere ireme ry'uburezi, kuko ni byinshi dukora bituma yenda tumenya kuvugira mu ruhame, kuko hari amaproje menshi tugenda dukora, bityo bidufasha kuba twagera kuri byinshi binyuranye. Abarimu baduha imikoro cyangwa gukorera mu magroupe,
bityo bikadufasha gushaka ingingo nyamukuru mu bintu bigiye binyuranye, bigatuma twabasha kungurana ibitekerezo ku kintu runaka. Murakoze. Amazina yanjye ni Mutabazi Emmanuel, nkaba niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye ishami rya PCB. Mu by'ukuri ikigo kidufasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Nkanjye inzozi zanjye mba nifuza kuzaba mu majoro, ariko nkuko nyine niga PCB barumva nazabanza nkiga kaminuza nyine nk'iya medicine, no narangiza wenda ndi umuganga narize kaminuza nyine mfite degree iri hejuru, no nkaba najya mu gisirikare kugira ngo ngere ku nzozi zanjye, kuko nizo nzozi zanjye nyine mba mfite. Ikigo rero ibintu kimfasha kugira ngo mbe nagera kuri izo nzozi, kiduha abarimu bacu ni beza, badutoza kwiga cyane kandi tugakoresha igihe neza, batwongerera igihe cyo kwiga, cyangwa se umwarimu yabona hari yasigaye nyine akaba yasaba n'undi mwanya akaba yatwigisha. Ubwo rero ikigo ikintu kidufasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi no kuduha abarimu beza kandi bashoboye. Murakoze. Ikigo cyacu kidufasha muri byinshi, kidufasha ngenda avugamo kimwe, kidufasha kumenya kutwigisha uko twakoresha neza igihe cyacu kugira ngo twirinde gupfusha ubusa umwanya mu bitadufitiye akamaro. Nkanjye ufite inzozi zo kuzaba umupharmacist, biramfasha cyane ngakurikira amasomo yanjye. Murakoze. Amazina yanjye ni Hirwa Kaberaneri. Ikigo twigamo kidufasha mu buryo bugiye butandukanye mu guteza ireme ry'uburezi imbere, aho usanga kiduha ibikoresho bigiye bitandukanye bituma dutera imbere muri field zitandukanye nk'imikino, aho usanga baduha ibikoresho tugakora siporo, bigatuma turuka mu mutwe tukanirinda indwara zigiye zitandukanye, bigatuma twiga neza. Amazina ni Ihogoza Aria, nkaba niga muri 5 PCB. Iki kigo kidufasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi, aho kitwigisha gukorera hamwe, ko bavuga mu Kinyarwanda ngo abishyize hamwe nta kibananira. Rero mu gihe iyo hari umuntu ufite ikibazo nko muri klasi ku masomo nyine atandukanye, yegera bagenzi be bamurusha ubumenyi bakamusobanurira, bikamufasha kwiga neza mu masomo ye n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Murakoze. Amazina nitwa Tumukundu Marie Messi, niga 5 PCB. Iki ni ikigo kidufasha mu bijyanye no guteza imbere ireme ry'uburezi. Ikigo kidufasha kuduha abaganga badufasha kuba twabasha kugira ubuzima bwiza mu gihe dufite ikibazo, turwaye cyangwa tunaniwe, bakadufasha kwiga neza. Turashimira Nesa cyangwa Minedike itwohereza abagenzuzi mu bijyanye no kuba babasha kumva ibitekerezo abanyeshuri bafite n'inama bakadufasha.